Mbashimire bakristo bavandimwe, Imana ibane namwe, mwe mwabashije kumererwa neza aho muherereye hose, mukaba muryamye. Twese rero dusinziriye burya aba bigoye cyane kugira ngo tumenye ko turuhuka amahoro. Uwiteka arakwiye gushimwa uba waduhaye iyo ngabire yo kudukangura turi bazima, cyangwa se tukabona n'ibitotsi rwose. Hari n'abantu baba babuze ibitotsi, ariko Uwiteka aravuga ati bana banjye mukwiriye kuruhuka imiruho n'imihati muba mwiriwemo, mukabona ku gahenge. Rero Kristo akomeze abane namwe. Muri Zaburi 48 haragira ati Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu, ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose, niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri bwo, nuko ari igihome kirekire gikingira abantu. Rero Uwiteka akomeze abane namwe aho muherereye hose, akomeze ababere igihome. Tumushime, tumwamamaze aho turi, kuko akwiye ibyiza kandi ahora twifuriza ibyiza. Imana yacu rero ni nyampuhwe, ni nyambabazi, ituma tubaho ndetse tukabona ibyo dukwiriye igihe cyose twayubashe kandi mu mahoro cyane. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abarinde, ndabakunda.